bavandimwe nshuti mukurikirana urwa rubuga njye mbabwira mumeze mute ya muraho murakomeye umva inkuru nzanye rero ngiye kuvuga kuri marayika cyane ko mbere yuko navuga kuri marayika ku rubuga rwacu mujya mudukurikirana murabona ko ndi hafi y'ahantu y'ikibuga kinini cyane aho hantu rero impamvu nje kuvuga kuri marayika marayika buriya ajya ducunga uko bukeye uko bwije marayika uribaza uti se marayika aguruka nk'iki marayika se aguruka nk'indege marayika se yirukanka nk'umuntu marayika se agenda nk'ikisiga marayika se agenda nk'iki buriya ugiye kwibaza ati se kuki nzanye ikiganiro kuri marayika marayika araguruka cyane kuko abantu benshi bajya bakunda kubona mu ishusho ajya agaragara nk'indege cyangwa se akagaragara nk'igisiga buriya rero reka mbabwire bavandimwe nshuti mujya mudukurikirana nari maze iminsi ntabazanira ibiganiro bishyushye ubu nzanye ikiganiro yego mbere ya byose mukomere turabashuhuje kandi mwihangane mumeze neza Uwiteka Imana akomeze abafashe ya turabakunda ubu nzanye ikiganiro kuri marayika marayika aducunga uko bukeye uko bwije marayika ajya kurinda ahantu hose hagiye hatandukanye uba uri mu kazi ukarindwa na marayika uba uri mu kazi ukarindwa n'uwo marayika cyane ko marayika niyubahwe kuko niwe ujya uturinda uko bukeye uko bwije yego abantu benshi bajya bibaza ati marayika se aguruka nk'indege marayika se aguruka nk'igisiga ntago marayika aguruka nk'indege cyangwa igisiga ahubwo marayika ni Imana imuha imbaraga cyane ko nk'iyo tubonye muri Bibiliya tujya tubona ko hari abantu benshi bagiye bakurikirana marayika ukuntu yabanaga marayika mu ijuru yarari mu ijuru hari hariyo abamarayika benshi uribaje tuse marayika ni igisiga ntabwo ari igisiga ahubwo marayika niwe uturinda uko bukeye uko bwije marayika gucungira ubuzima bwawe marayika agendana nawe ahantu hose hagiye hatandukanye cyane ko kuri uru rubuga Yesu twagiye dushyiraho ibiganiro bijyanye no gusenga iyo wizeye Yesu Kristo byose birashoboka mu kazi kawe kose ukora izere marayika mu kazi kawe kose ukora izere Yesu azaturinda azatugirira neza yego murabona ko narinje gukorera ikiganiro imbere y'ikibuga kuko ndi kugira ngo ngusobanurire ko marayika ntago aguruka nk'indege marayika ntago aguruka nk'igisiga marayika ntago aguruka nk'ibindi byose mujya mubona cyangwa nk'isazi nk'utunuma ahubwo marayika ari amababa ye ni Imana iba yohereje kugira ngo azaturinde nk'uko ajya turinda ahantu hagiye hatandukanye abantu benshi ujya ubona bagenda muri iyi si y'Imana nk'uko mubona ndi kugenda nka gutya ariko byagera nka nimugoroba ukumva ngo umuntu arapfuye cyangwa we n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nta kundi byagenda buriya marayika aba yamucungiye umutekano bamucungiye ubuzima yego rero kambabwira ubu ndabakunda mujye mudukurikirana mudusangiza abandi mukandire subscribe like comment mubisangiza abandi nzanye ikiganiro kivuga kuri marayika 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 niwe ukurinda uko bukeye nuko bwije yego marayika niwe ujya utubeshaho marayika niwe ujya uturinda marayika niwe uzatugirira neza marayika niwe uzadufasha ahantu hose hagiye hatandukanye wiri kugenda muri iyi si ariko ntabwo uba uzi ukuntu imbere bimeze ariko marayika ukurinda uko bukeye uko bwije abazi ko uri bumererwe abazi ko ubayeho abazi icyo uri bubone yego cyari ikiganiro kuri marayika turabakunda ubwo rero tuzajya tugenda tubazanira inkuru ariko narinzanye ikiganiro kivuga kuri marayika buriya marayika buri wese umuntu wese ikiremwa cy'Imana aba afite marayika ugenda umucungira ubuzima ugenda umucunga uko bukeye uko bwije ubwo rero nawe uzatanga muri komenti ukuntu marayika aducunga nimugire amahoro ya Kristo yari ukorera ku rubuga Yesu waruje kuvuga kuri marayika ukuntu aducungira ubuzima turabakunda mugire amahoro meza mugire ibihe byiza mugire urukundo nk'urwo Yesu Kristo yabakunze akitanga ku musaraba akabambwa haleluya turashoje nimugire amahoro y'Imana.